urabanza ukamukoraho ukamusoma umva akagukarisa nawe ukamukarisa ukayifata ukayonka neza ukayifiringa cyo bita kuyonka ukayifiringa neza apana ibingibi ngo ugiye kurungura umugore ntiyagukoze ubwo ngubwo washyukute rero wamara kuyonka ukayifiringa urumva icyo gihe umugabo aba yagiye muri mudu nawe umukobwa wa washyuye. Abakunzi ba Kivu Media TV turabashoje twishimiye kuganira namwe abakunzi bacu babara bari hanze nyuma y'igihugu n'abari mu Rwanda bose turabakunda twifuza ko twaganira namwe dukeneye kuganira ku bintu by'ingo z'iki gihe. Ingo z'iki gihe ntabwo zimeze neza, hari abantu, hari umugore wenda tuvuge nk'umugore n'umugabo, harimo ikibazo mu rugo rw'umugore n'umugabo ugasanga umugabo agiye kurongora hanze atari uko abuze iki, atari uko yabuze umugore amufite, ahubwo umugore we yihugira mu mirimo y'abana. Umugabo yaza avuye ku kazi umugore akaba aratangiye ngo yamukora ngo shere ngo ndekura abana akaba aramwishikuje. Ariko muri make ntabwo byakagombye kuba gutyo, ingo zakagombye kubakwa neza kuko natwe iyo badusanze hanze nk'ubu ntabwo twebwe turashaka turacyari batoya, ariko badusanze hanze twe tubaha keya nziza bigatuma niyo mpamvu abagabo bo mu ngo bararukiye hanze mu bandi bagore bo hanze. Umugabo ati umufata gute kugira ngo yumve yishimye anezererwe? Umugabo akiza we bwiwe aje kukureba uramubaza ati sheri amakuru ni meza, akagusubiza urumva, ukamukuramo inkweto ukamuha agakeya gatoya ukamubwira se be ntabwo ujya no koga basi muri dushe, akagenda yamara kujya koga urumva akaza mugakora ibyo mukora mbo yamara amaze koga ukamusiga amavuta ukamukorera ka massage urumva ahantu hose. Umara kumukorera massage mugatangira sasa igikorwa ntabwo umuntu upfa kumurongora nk'igiti cyangwa ngo uhite winjira ku kanyana, urabanza ukamukoraho ukamusoma umva akagukarisa nawe ukamukarisa ukayifata ukayonka neza ukayifiringa cyo bita kuyonka ukayifiringa neza apana ibingibi ngo ugiye kurungura umugore ntiyagukoze ubwo ngubwo washyukute. Rero wamara kuyonka ukayifiringa urumva icyo gihe umugabo aba yagiye muri mudu nawe umukobwa wa washyukwe byarangiye umva mutangira igikorwa sasa. Umugabo urumva ntabwo ujya kumuha mugarame ngo uryame gutya nk'igiti wapi, umva uramuha neza umva n'amaguru ukayashyira mu birere ahantu hose ku buryo araza neza yinjiramo urumva, yanakubwira ngo amaguru yagire gutya ukayashyira mu birere neza fresh na ibintu bitangira urumva, ukamuha n'akinyuma neza nta kibazo ufite urumva, akinyuma neza ukamunyongera fresh urumva, nawe ukamujya hejuru ukamucumita neza ukajya unyonga neza nta ibi umva neza byaganje. Rero nicyo kintu abagabo babuze keya mu rugo rwabo. Rero ikindi natangarizaga abagore bo mu ngo, nimukihugire mu bana ngo mwibagirwe abagabo banyu kuko bagiye kubashaka babakunze kugira ngo namwe mufatanye muri babiri. Umugore rero uri mu rugo icyo nagutangariza, umugabo akiza ntukamwakiriza amagambo. Umugabo abavuye mu kazi afite stress abakeneye kuruhuka, abavuga basireka njye mu rugo ndebe ko madamu yanduhura mu mutwe kuko abagabo ni twebwe muti w'abagabo nitwe tubaruhura. Rero ikiganiro nashaka kubageza nashaka kubigisha ngo abagore bo mu ngo mumenye uko mufata abagabo banyu. Nk'ubu ngende umwana muto ariko ntamenya gufata umugabo neza nubwo narashaka.
umugore wo mu rugo jya ufata umugabo neza akiva ku kazi uramusuhuza be umeze ute wiriwe ute ukamukuramo ikote yambaye niba n'ishati ashyushye n'inkweto ukazana akamambiri akicara muri salo ukamubaza amakuru yuko byagenze ku kazi atari ko akunda aje ngo he ngo ubundi wowe ngo waraye mu ndaya kandi yaraye mu kazi ntuzi ibyo yahuye nabyo cyangwa wumvi uruje umutura ngo umwana ngo kotegisi ngo ibiki ngo umwana ngo isukari umugabo uhita umuvanga mu mutwe itajya kwiyahuza inzoga akiyahuza n'abagore. Ubwo rero bagore bo mu rugo mutwihanganire mbasi mujye mugerageza mutange ke amahoro ahinde mu rugo ese ingo zizageze hora zisenyuka. Ubwo ngubwo se ni ikiye muri kutwigisha twebwe tukiri bato urubyiruko rwacu ruri kubyiruka n'abana muzabyara wasanga bazamera gutyo. Nimuhindura amateka paje tumere neza. Urumva abagabo namwe ntago mushima bagabo rero namwe urumva mujye munyurwa n'abagore banyu nubwo wajya hanze ariko ukajya hanze urumva umugore niba yagufashe neza kubera icyo ukunda kujarajara mu bandi bagore kandi umugore wawe utunze mu nzu agufata neza. Nicyo rero gituma amakimbirane aba mu rugo ngo ngaho gatanya n'iki oya tujye tugerageza basi tugire nako ka emotion uvuga ati madamu uyu munsi muri weekend ndamushimisha umva ndamukorera surprise mu buzima nyine ujye unamukorera utuntu twiza ajye yibuka avuga ati nubwo dutandukanye ariko umugabo wanjye usubiza hagati inyuma twabanye neza na kibazo dufitanye.